My life in high school. Samahani, ni mushiki wawe? Gata amagara bajya soko ngaho ndakwemera. Nawe usigaye ugendana na Kambaga mwana. We nagaruka kugenda ntabwo nishiti yanjye bisanzwe nta mpamvu yo kuba Kamwibwira icyo. Mwana ari igihe kigera arumva ino classe sinayigarukamo. kubera iki? Mani rero nubwo akenshi wagiye ubona dukujya dukunda gusera ariko nyambona ari igihe uri mukuru rimwe na rimwe ugira ibitekerezo bizima. Arira aho hantu niho bipfire wongeye akana ngo njya mbona. Ibiri seri. Niho bipfira. Hari nyambona ugira ibitekerezo bizima. Ariko ikibazo cyawe nuko wiyikuza ukigize uko ugira umukecuru neza neza ukagira ngo urakuze kugira ngo urakuze nk'ibyihata. Njye kamubwiye madi kukubwiza ibintu by'ukuri ko we narakubwiye ngo icara utuze sibyo mushakire umukobwa uterete dore sigaje igihe gitoya. Ushakire umukobwa witeretera wiriresho ariko utuze ari njye gukontorora. Ukira agapira hasi ngo Rero uribuka igihe twasereraga ko nari nkwisha akabonye ko ngira akajinya se ndutakagira uzongera uzifatiro zirafuri narakuretse bura nindi gukura mu bwonko ndebye utekereza ngaho uzongera ufatiro zirafuri sare muri vacances ubumeze bameze tambisha muri vacances ubumeze nyine abo muri quartier bo baravuga batavuga uzi niyo muzeka muri quartier zacu rese amenye ibye hotel mu Gatsata ndi kareka muri bari abaturage njye ni igikondo tuyigikondo yego asugira sheri sheri ngira abasheri ngira sheri umwe ara stress bose iri cyo uba romantique ukabasha kuba nyine ukajya umuntu twatugamba n'iki hamwe none se cyane kabisa umeze neza ikiguri kukimenyera neza cyane nawe twe byabanje kutugora amana ko byabonye byarakoroheye agiye kereka ahantu ntageze nyine mutanisanisha na abantu baba bagukabye bana yanjye akareka abirenze shamurete ndahazi mbabarira ku bigo byose bimera ibigo byose bimera cyaza shari kamugeze gufatariya cyetse mfite sheri umwe niwe nabishobora byo ufite abasheri benshi ugomba gushaka amagambo yose bize kubabwira ufite ibisaza nka bine bava muri ibyo ngibyo utangiye kunyinjira ndumva ndaguhereza shoza ukuntu ugiye gushaka umukobwa utereta mu kigasoro nyara agakobwa gashyashya nabonye kaje kunyinjirira mu buzima nanjye ushaka kunyinjira gucika uraho uri kwasama kunyinjira mu buzima ubuzima bwawe bw'ingansohora si wowe uje please roga tuganire Maria ikintu nashakaga romba hari akabazo nari mfite mfite akabazo waranyibye wakihangana ibyoro ukanguriza 10,000 kweri siguzanye na Musinga Musinga cyaze warakabye musare bire cyaze nyine wirinde pe Musinga n'umwana mubi uya nagara umwana mubi ariko nyine birantangaje wese umenya na Musinga ukigera Nisinye hari imico y'umuzi wose base ngira mani ko birandenze mani nyine mise no wumva uri hejuru byari birenze wese mukora mwamenye cyaze nyine mani wirinde nyine kabisa wirinde musini bongo banga Egariane bururu umukire bayo mubwire mfasha ariko ntubitsuzugurire uretse gato amafaranga yaje amafaranga ibintu birahinduka mva mubwire muntu ujya unwara amafaranga ngagenda uko nguko atanyishyuye mbese nyemvuze ko ngiye kukwambura banza unyumve sibyo yego icyo ni icya mbere icya kabiri amafaranga yanjye ndaba nguhaye wowe ubwawe mu gihe utaravuga ngo ndongera ndayagusubije mu ntoki ndaba ngukoresha ibyo nshatse ukora ibyo nshatse ubu nk'ibiki ibyo ni njye uzabikubwira webwe ati nta kibazo nimba ushaka ayo mafaranga nimba utayashaka agenda ntabwo mwinginga ni wowe yashaka
nariya yame nyaguye yego numva mubwire rero wa muhungu ntuzakine nanjye hasi njye nkina nawe ngana nawe sirakubwiye uburyo ntabwo nari nakabikubwira ukuntu umusaza wanjye ngewe noneho iyo yumvisha navuganye n'umuhungu wenda nko kunyica rero nafashe umwanzuro wo kubireka ngaragufuhira rero nawe nyine aba yakabije none se nyine jya kumureba amazi none se ubwo nyine kajya kumureba ubwo se ubu ndamusangaye umusinga se ubu ko ntabwo umubona ndetse n'ujya nko ku makarasi level 5 ntabwo urahita umubona ntabwo wamubura mani umusinga se ubwo njya kumureba nyine numve ibyo urambwira nyine ntuzakine nanjye njye nzakwishyura nyuma y'iminsi nanakurogesha nyuma y'iminsi ibyo byo kurogesha n'uburyo byo kujya gukangura abantu iminsi itatu ubu tuje iminsi itatu utazana ibintu byo gusara ngo yampe none nimugoroba unyishyuze oya pfa ko rero nyibihereye iminsi itatu ngenda bamushyura yego manu iminsi itatu ntabwo ari myinshi amasaha 72 tuzajya gutaha ntuzi ko tuzataha mu kindi cyumweru tuzajya gutaha ahubwo se turabura icyumweru harabura icyumweru n'iminsi ngo nzayaguha turi kwa gatandatu nubona ko turi muri weekend nzayaguha kwa kabiri cyangwa kwa gatatu nanjye ubwo muri iyo minsi yose urabukora ibyo nshatse ibiki ariko ushaka ni ibiki ubushaka yewe nakumva ye ndetse ko nakoresha amafaranga icyo ugiye kuyakoresha muri uzike uziko cyane yigeze kujya mu gipadiri mbivamo kujya vana ibintu byo kumbeshya mbese naguze ko naje handi mu classe ngewe wowe se akorega wowe numvise n'amakuru yawe se mbaga kumbeshya bikumariye njye ntabwo nansi kugira imico mibi kuriya mana imico mibi gute se asa bari kwandiriva muri kwa ya mico muri kuvuga nta bindi bintu ukora ibihe korari se wowe nabimenye ibindi bintu njya nkora ndanakina n'umukinnyi keke niba ibyo bibendo biwenda ku giti cyacu nabitabumo ngewe uhetse ngewe itabi ako nyine itabi tunabireke uzi ko n'ahantu iwacu wanyweye umva nyine nkubwire mana nyine njya kuza kundeba nushaka kubireke nta kintu na kimwe macaka cyababaza musaza wanjye yego njye imbere wenda nyine nkamwigisha uburyo ntari kubyumva nabambwira bro wawe naje kumenya ko utari umwana mwiza umva se bro wawe hari ikibazo twize kugira nuko ngeze nabiguhishe nyine bro wawe yigeze kunsangana abantuzi n'abarukundo ndarukundo abizi babaniga nabarara pe ariko njye nyine yasanze ndi kumwe nabo turi kuganira mwe twahuje urugwiro n'ubu biteye yuko batanahuza cyane naye sindi bukazi icyo ugiye kuyakoresha uzi urandagwa kuri telefone kandi nabonye nubwo amafaranga mu ntoki sinda izi mbeba sinazikira asariya ubu ufite iyo phone koko iki kibazo ni yawe abuze ko ikigwa gifasha amatwi ujye kugira ikibazo mereza ni papa barira tangiye amagambo menshi mereza hano nimero vugaho 0 vuga 31 amazina nayo musinga ndabona uri na mukuru guseka njye musaza njye ntabwo ajya yibeshya musaza wawe uzi icyo kitibeshya ni imana abana b'abantu gusa nyine ikibazo cyo nuko ikintu cyose aba anyifuriza kiba ari cyiza kuri njye nanjye ntabwo nakwifuriza ibibi ariko buriya oya uzi ko aho nakwifuriza ibibi ntabwo bibi sibyo ntabwo ari bibi pe ariko nyine mbabara musaba akantu turi bukanyemerere ako kantu ibintu byo kuza kundeba oya pe ufite n'indangamuntu saka kantu bo washaka n'umugore uzi ko ukuze yaje dore ngayo umva yo ukaturengejeho nanjye nta nzarenza yehe nta kibazo pfa kwanza azangera hari 10,000 byuzuye shaka bana magana umuntu azayagwa ndabizi nta kintu umutima mwiza arezajya nta bundi bukundo yari mfite ngaje ariya rega ndagukunda ariya mbabarira shaka kane mbabarira kandi sawa nyine oya ariko namushaka ko umusaza wanjye azajya azahora ambwira ni n'ubwa mbere njye yaranyiyamye kuri yanga ambwire ngo iki ahubwo nari nzi kuri nka shitana hanze bro wawe sinzi icyo mwana maze nyaha ukuntu abantu batiyumvamo abandi usike ejo bundi yansanganye na Bella twe tuvuye gusenga urumva siko ku moteri hajya habera amasengesho kuri moteri subizi se ko baterana basigaye baterana nawe kandi wari uriye manje muri niba baterana mu gitondo aya maso nayo umuntu usenga siziko ndwara amaso bajye nzana nawe turaso kwa muganga ko ndwara amaso oya nyine cyambe no kintu nakubwiye wabyumvise ntabwo mushaka kubaza umusaza wanjye musaza wawe byo kubona natubireke ushaka ujya unambona uturamu ntabwo nigize mumenye oya ibyo nabirenze ariko umusaza wawe nawe ni ikembe mana ni ikenke ko umusaza wawe bravo kenke mana ukuntu yaje none ambwira nawe mana akubwira nabi nyine kubera njye
oya nta nubwo mwana twari turi kumwe ntabwo ari nacyagiye mwana reba ejo bundi yasanze ndi kumwe na Beethoven muri repetition mu gitondo mwana repetition mbaga urasa nk'umuntu wowe ujya muri repetition ese Beethoven ko ari umuntu uza ari umwate pe wowe ubona mwana uri kumushuka urumva bro petit tubaduhuriye hariya ariko ubwo na nyine ntabwo nari namwitayeho nyine mbona nta birenze bye petit cyagiye turi kwiga mbona yinjiye muri class nagiye kumva urumva ibintu bimanutse mu maso ndavuga ati uyu mwana bite uramunyukama mwiza bro mfite crush ndangira reka nabuze icyo ushaka kumbwira kumbi warashize man fo man yivugishwaga ibintu ngo byaba Debora n'ibiki era mu petit ndi kuryama nkamutekereza man uko turi kwiga nkamureba none izina ry'ibara turi guza amaso nka buri none ikintu gitangaje turi gura nka buri kintu mubwira mwaranavuganye twaravuganye ariko kongera kumuvugisha byaranze bro byaranze kama cyazuri nkawutsi bro ura mwana man ariko mu mutwe ndi kumutiza wati nese ushaka umyinjiri ura mwana agomba kumwinjira uko byagenda kose bro abantu batarajijuka rega bura n'abantu benshi baratangira kumumenya yego byagenda kandi koko akuya mwana nje nabonye naniri bimana ura mwana ntari birye mwana yiturije afite n'uburyo gatiye mu mwana bwijaro azakorera imbere korera imbere ngo mbwiza kuri mwana uramubona utabeshye ntubere je ukuntu mubona tu ntago ndamwitaho cyane gusa bike nabonye yiturije nta bintu by'akavuyagira by'abakobwa benshi aba yipoye ntari bityo nagurya ameze ndi kumubona ndakuraye batiraye ikibazo ntago azakwemera n'ubumara bwawe we imana kugenda urisiye imana urumara ndabizi nyine ikintu kiba ataratangira kukumenya ngakumenye ngo amenye ngo umusinga ni muntu cye bwo tumufatirana mwana ukagenda rizwe ngo wazingurisere bimwe byataye nese bimwe n'ubundi uramukobwa mwapfuye cyo mwapfuye mani jana sinzine yanzanaga mani ubundi twagiye tumenya ko dukoze nese byagenze bite ngiye ko nigiye kumva ngo mwashwanye ntabwo mukivugana abana baraje ari bashyashya atangiye kubafatirana sinzi mubwije ukore ngo turashwanye ntabwo ujya ubona abana bibase bari kumwe nawe bigana n'umba ari mu wakanga umwana bureshya gutya yego none ayikorana narumiwe nimba uzamugira inama simbizi shamana ari mu rukundo urawe nabonye ushaka no kumubwira mukicana ku mwana wenda urakajya mu rukundo apana umwana ujeje wenda wagusanze mu kigo ugiye mu rukundo nawe gusa si bibaho asometse agakundana n'abana bagenzi abaye bana abana babigana nabo uri ukanguye kwerana nawe uko naramubwije ukuri byatumye dushwana oya muzabiganiraho murabona kandi yanze ko tubiganiraho ngo muvire muri business ziwe ko yamukunda ibyo ntabwo bindeba ngatoke komeza rero umwana wawe nta kibazo mureke nyine yirere nawe umurisha hituje usa nawe uramushyigikiye none se nabikoraho iki ngiye kurera umwana ariko gusa muzajya mubona n'uriya mwana azajya abyumva nta kintu ngiye nabikoraho habe n'ikintu gitoya ni mukuri ibyo akorera bize akomeza rero tu umukobwa ahubwo bitangira aka kanya turi mwiza bro ataraza ahubwo nabonye akunda kwiga shumi akunda boro zo kwiga cyane kwiga kumutereta bivuze kumubangamira kwiga ujye muri cya gihe kumufatisha no kubanza kuzana boro zo kumusobanurira ngo wagize ngo uzonyenga ibintu uramusobanurira boro nk'izo nicyo nabonye bisaba ujye mufatirana mani cya gihe abari muri free time nibwo aba ameze neza nabi dore umwana kandi nabonye atangiye kugendana na sisteri wawe yiga se cyaze hari aho nahibi aka sisteri kandi gakura kazaba ari sawa mwana nawe uratangiye se utangiye kwigira mbaga tuzicana simbikubwiye byaye na mbaga ariko ntugambwire sitori za mbaga mwana tumuretse gusa ahubwo reka mubwire bagize de bande mutumwiyorere mwana wereka mubwire bitangiye niba wabonye bari no kuvugana njye nagukorera dawa nkabicisha muri sisteri ahubwo ngo wamushutoye mwana wiga muri indi class ngo bize ku kigo kimwe yego se ndi Kevin mani ngo bize ku kigo kimwe serious mufitiye abantu babiri babigucisha ngo we pesa hano duke mwerekeye ngo uramurarana urarara byabaye bro turi mwiza ndagufite mani nasibaga class ariko ndi mu gitondo bro saa 11 ndi kubona soje koga
byose nabisubira kugira mujyane muri kugira tujyane muri etide man akomeza rero wabona na karakana nako kishakira yita mu kigo kabaka karakana ko mbona ntazi ibyakora mbona nta n'ubwenge ariko banashyushye muri ese umwana nibaza akahita afatisha umuntu umaze igihe mu kigo amufatije we medamba numva amakuru yako simbizi barumva amakuru ngo amva abana wagiye kumwirebera bacanye ku ryiso wowe yego bacanye ku maso ariko natwe dukuze tureke nyine kwimenyereza bano bana niba yaramukunze nyine yaramukunze kandi nta n'ikintu wabikoraho buriya ahubwo ubu no kwicara umuntu akareba ikintu twakora ubu nawe ejo nzakora uri kumwe n'akana cyangwa naguseka ntabwo ibyo bintu si ibyo bintu byawe yesuwe noneho si ikibazo dutwana nyine utwana ku mugani wawe ariko nyine niba ashaka kurera mureke yirerere tujya tunagirana inama gusa umwana gusa azajya agenda yiyemera ngo mfite umukobwa ari aho umusizi yamuntereta agenda yiyemera ku bana cyane rwose usanga abakobwa twese tubasize badushyira mu gatebo kamwe ngo abana nitwe tujya kubirebera ibaze kuko abana yanjye ahubwo numva ni ukuza ubu nsaho zahise twicara twemubwira ngiye ako musinga noneho yewe bituri byiza bro ariko uko wasaze se biri seriye bro Peter urumva atagusaza man ikuba ibintu urimo urabizi nzagukorera dawa man fo ese man kubera iki muri equipe yanyu y'ishuri kuki batagukizemo ikipe ya mani narabikatiye je ntago nikunda ibintu by'akavuyo cyane n'inshyushya mu mutwe kandi wasanga ari joy mani kuva cyagiye mani bya biboro bya joy zigiye numva zigiye naherukiraga umwitozo se niyo njya gukina nari gukina nabi nabaye mbiretse nyine tu mu kigo man ufite fame kabisa bo twarabeje ubu ngubu bose ari kwidagadura mu kibuga bameze nabi kwidagadura sha ntago bazi ibintu ari kubakorera nuko ariko man jye uzi inama nakugira job ugomba kumureka man shaka abandi bana biza man wivuga ngo utereta aba level 5 cyangwa ngo aba senior 6 no genda mu no mu ba senior 3 mu ba wisuzugura zikuraguremo akantu kirerere man keza nariciye ndabimubwira ku giti cyanjye mbona ntashaka ko nyumva ahubwo ndushobora kare ahubwo ubwo tuzafata njye nawe twice tumubwire nyine yego uruhande rumwe biragayitse ahubwo ku rundi ruhande rwose niba ariyo mahitamo yiwe kandi umuntu nasi ubone tubimubwira ntanabyumva mwakone umuntu mwakubwira ibintu bakaza akabikubwira bakifatanya abakozi bakaza babona nyine biri too much warengeye ariko urukundo nta wamenya iby'urukundo usharugiye iyo rushaka ubukarakana ahubwo ko gashyushyemo mva wabona sigaye nagenda ko bati ni njye nyine uri karakana naragafashe ndakaganira ugati se ibintu ubona umukobwa agukunda ngo uva ngo twinjira mu buzima ngo numvaga ibyanjye nawe ntabwo bikureba ugati nawe ati uziga neza urebe ikibuga urimo gukiniramo wabona hari abagutanze ngo reka reka njye nawe nabugusimbura nubwo ati oke ntabwo yaba umusimbura yaba umusimbura ubanza ari umutangizi simbizi abantu nk'abariya mwana n'igihe baba bakenewe yanga iminsi mu kigo yihuta tuve kuri Joel ukuntu tuve kuri Joel ngenda nashonje twigire hanze tujye kurya twigire hanze kuko ndashonje tujye kurya tujye kwirira hanze kuko ngira inzara na bari abana sinayemera bari abana bo ibintu byabo ahubwo tujye gushaka imiti tujye kwirira hanze sibyo tujye kumushaka birisire man John agaki John man afite ibintu byinshi azotarageraho mani aragupeyinga ku rwego rwo hejuru bro urareba nta bicaro ufite ntaho Rwanda gitanu nkatwe ukakirya iminsi 20 urumva John afite abantu mari afite aba sponsor uri aho ngaho umeze gutya sinzi ibintu bombere nanjye natangiye kubibona gusa nyine ndaje mwereke nirerera umwana bro nabuze imbaraga zikura man ibintu bitari byawe rikora niyo mpamvu mwendera ibintu bitari byerekura man ako reka mwereke kubyumva kiye kumukwama kubyumva ngende mukatire mfunga umwuka ikiba kibe nibirangira mwereke ngo nditangirira ubundi buzima noneho buhashye yumva se bro nawe noneho mite nza mbikugiremo ndaje mwereke nje ndaje zarahita bo wawe noneho iri joro ngomba kuri amuvugishije ibintu ariko pani byo kumutereta ntagire mwimenyereza nigase egenda umwe gusa nubiyigemo cyane guke ngwino gake gake kaho kumwana rengo arashya umusinga umunwa wawe ntabwo nzagukira mureze shareka nkubwire njye nibiba nzahita amenya ko wisize insenda umwana w'abandi umurogesheje nintamutsindira shamusinga nzaro class mvanga nzaba ndeba
Uraseka neza mama we. Twajyana ashyeshya n'akakoje shiri. Tato. Ako nzabe nzima. Samana ni mushiki wawe. Kataramagara bajya soko ngaho ndakwemera. Se nawe usigaye ugendana na Kambaga man. Oya ntabwo ari ukugenda ntabwo n'inshuti yanjye bisanzwe nta mpamvu yo kuba kamwibwira icyo nagushakiraga na Kerias ndi kumushaka byihutirwa. Twa turi kumwe kandi gusa sinzi aho yari agiye mu kanya Bose man nirinde kandi kariya gahungu ngo ni imbaga. Asi nawe nanjye sijya kuvuga ko nanjye utangize. Bose man aho ndamushaka cyane byihutirwa mbabarira umundebere ndabizi ndakugoye. Mfasha ariko. Ikibazo ni cyuko nazahana. Ubususi yagiye muri doro. Akenshi yavuye iyo tuverify itajya muri doro. Sinsanga atari. Sinsanga ataye. Ubwo nyine nta kundi ndihangana. Nimere kandi merci cyane. Sawa. Ndamutegereje hano. Uzaya makiyari turi kwa kangahe? Umunsi wageze ariko ntabwo urarangira. Umunsi ugizwe n'amasangahe? 24 kandi ntabwo arashira. Ntabwo saa 4 bimaze kugera saa 9 bajya buretse izo mpapuro. Ntabwo saa 4 bimaze kugera saa 9.